umunyarwanda yaravuze ngo nta cyashwe kitazamenyekana, ngo kandi ngo iminsi y'umujura ni 40. Ni nyuma y'igihe kirekire umuntu witwa Sam yarahishwe ukuri kuko Morgan atavukana n'uriya mukobwa ngo ni Nick, ubwo bari baramubeshe ko bavukana, ndetse ni nyuma y'uko yari yarayobewe umuntu waba warateye inda uriya mukobwa ngo ni Nick. Ubu ngubu nibwo abashije kuba yabimenya bitewe nuko mama Nyambo yabashije kuba yaza mu bitaro akimara kumva inkuru mbi y'uko Nick atwitiye umugabo wa Nyambo ari we Morgan. Ese muratekereza ari buze kuba yabikora hiki? Muratekereza bibuze kuba byagenda bite nyuma y'uko Sam amaze kuba yamenya ukuri kose kwerekeye n'ibyo yari yarahishwe byose? Ibu burwayi bwa mama Nyambo aho yumvishije inkuru mbi, aho Nyambo yaramaze kuba yamubwira ko ibyo Morgan yamukorewe na Nick akabyihanganira, Nick akaza hariya mu rugo rwe akaryamana n'umugabo we ndetse n'ibindi byose, akagenda abesha Sam ko ari mushiki wa Morgan. Ibi ngibi byose akaba yarabyihanganiye. Nibwo Nyambo yaramaze kuba yakumva inkuru y'uko Nick atwitiye Morgan, kabone nubwo twebwe tuzi ko atari byo, ariko ibi ngibi rwose Nyambo yahise bifata nk'aho ari byo, ndetse na Morgan nawe ntago abizi neza ko iriya nda atari we wayiteye uriya mukobwa ngo ni Nick. Iyi nkuru rero Nyambo akimara kuba yayumva yagiye kureba mama we arimo kurira, maze niko kumubwira inkuru mbi nk'iyo ngiyo, maze mama we aramubwira ati mwana wanjye rwose bakwishe kera, bakwishe uhagaze. Nibwo yahise agwa igihumure ndetse abasha kuba yajyanwa kwa muganga ubwo yari ameze nabi bikomeye cyane. Nibwo umuntu witwa Sam yahise agera hano kwa muganga aje kureba mama Nyambo uko yaba amerewe, anariko amubaza ikintu cyaba cyatumye amera kuriya. Nibwo rero yahise yumva inkuru atari yarigeze yumva mu buzima bwe. Nibwo yahise yumva Nyambo amubwira ati iriya nda Nick atwite ni ya Morgan. Ariko Nyambo yari yanze kuba yabimubwira kuko yari yabuze ahahera abimubwira, dore ko Sam ubu ngubu yari azi ko Morgan ari musaza wa Nick, ndetse nta nubwo yari azi ko iriya nda ari iya Morgan. Ariko abashije kuba yabimenya aho Nyambo bigeze nyuma akamubwira ati ubu ngubu nkubwire gute ko Nick atwitiye Morgan, ndetse nkubwire gute ko uriya mukobwa ngo ni Nick atari mushiki w'umugabo wanjye Morgan. Ibi ngibi rero Sam akimara kubyumva nibwo yahise avuga ati se ibi ngibi birashoboka? Ntago arimo kubyumva neza kuko yari arimo kuvuga ati ibi ngibi ntago bishoboka, ati ibi ngibi ntago bishoboka rwose. Ibi ngibi rero ntago abashije kuba yabyumva. Ni nyuma y'igihe kirekire aho umuntu witwa Morgan ndetse na Nick baje bamubesha ko bavukana, umwe ari mushiki wundi n'undi akaba musaza wundi. Ibi ngibi rero nibwo bibashije kuba byamenyekana aho Sam amaze kuba yamenya ukuri kose, ibintu bikaba bimaze kuba byajya hanze, tukaba turi kubona ko ibintu bikomeje kuba byagorana. Ese muratekereza Sam ari buze kuba yabikora hiki? Ni nyuma y'uko amaze kuba yamenya ko umuntu witwa Nick atwitiye Morgan. Iyi nda Nick yari yaranze kuba yamubwira nyirayo, ariko ubu ngubu Sam amaze kuba yamenya ko ari iya Morgan, ndetse amaze no kuba yamenya ko Nick nta n'ikintu apfana na Morgan. Ese muratekereza nyuma y'ibi ngibi ari buze kuba yabikora hiki? Ari buze kuba yabigenza ate? Reka mbasabe kugira ngo mudusangize ibitekerezo byanyu, mutubwire uko ibintu mubibona ndetse n'ukuntu mutekereza biruze kuba byagenda muri episode ziruze kuba zakurikira. Reka mbashimire cyane mwe bakomeje kubana natwe muri kiganiro. Ndabakunda cyane. Ciao ciao na utaha.